mukundwa ukundwa n'Imana, ndagusuhuje iki gitondo, wifurije igitondo cy'umugisha, ufite ishimwe mu mutima wawe. Ugiye gutangira icyumweru, nkwifurije intangiriro z'icyumweru nziza, nkwifurije kugitangira neza kandi nkwifurije kuzagisoza neza. Umugisha w'Imana uzahure nawo, umugisha w'Imana uzagusange, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro cyinshi cyane. Igitondo nk'iki ngiki, nk'ufite ijambo rikubwira ngo nawe ufite icyo gushima. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi cyane, nawe ufite icyo gushima. Satani ye kugutera ubwoba ngo narangiza kwihebesha kwereka yuko nta shimwe ufite. Reka nkubwire inshuti yanjye, uyu munsi ufite ishimwe rikomeye. Kuba uhumeka umwuka w'abazima iryo ni ishimwe. Reka nkubwire, hari abapfuye kiriya cyumweru kirangiye, ndetse na kino gitangiye hari abamaze gupfa, ariko urahumeka umwuka w'abazima ni ishimwe rikomeye. Reka nkubwire, reka kwita ku majwi ya Satani akubwira ngo ibye birarangiye. Reka kwita ku majwi ya Satani akubwira ngo ibye biracitse, kubera yuko uracyafite igishoro. Umva nkubwira, igishoro ufite gikomeye ni umwuka uhumeka. Uyu mwuka uhumeka ndashaka kubwira ngo Imana yo gutije yishimire. Ndashaka kubwira ngo nuyishimire. Imana yo mwiza tugire neza cyane. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, yarabivuze muri Zaburi 150:6. Yaravuze ngo ibihumeka byose nibishime Uwiteka. Haleluya. Hita vuga ngo haleluya. Ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Ibihumeka byose bishimira Uwiteka, Imana ishimwe. Reka nkubwire, nawe uri mu bihumeka. Niyo mpamvu ushatse kubwira ngo Satani niye kugutera ubwoba ngo kwereka yuko ubuzima bwe burangiye. Nibyo urarwaye ariko uracyafite amahirwe yo guhumeka. Nibyo ufite ibibazo ariko uracyafite amahirwe yo guhumeka. Nibyo uri mu ntambara ariko ndashaka kubwira ngo uracyafite amahirwe. Reka nkubwire inshuti yanjye, nibyo ufite ubukene ariko reka nkubwire, nubwo ufite ubukene ndashaka kubwira ngo uracyafite igishoro cy'umwuka. Imana yo mwiza tugireze kandi Imana yo mwiza turengere cyane. Umva inshuti yanjye nkubwire, Satani niye kukuzanira amajwi kukwereka yuko usebye, kubera yuko mbere yuko useba. Reka nkubwire, ndashaka kubwira ngo Imana ikikurinze. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ushaka kubwira ngo amajwi yose kubwira ngo urasebye yabwire ngo ceceka. Amajwi yose kubwira ngo urasebye ntuyaturishe, yabwira tuze. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Amajwi yose kubwira ngo uramwaye yabwira tuze, kubera yuko Imana iracyari kumwe nawe, Imana iracyagenda nawe. Kwifurije kugendana n'Imana kino cyumweru cyose, wifurije kugendana n'Imana ukiranuka, wifurije kugendana n'Imana ufite amashimwe. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Impamvu abantu batanyurwa ni ukubera iki? Reka mbabwire inshuti zanjye, mujye munyurwa kandi mujye munyurwa nuko Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Reka mbabwire inshuti yanjye, abantu igihe cyose bahorana ibyifuzo. Nta mbese abashima ni bake ariko bahorana ibyifuzo, bahora bafite ibyifuzo ariko abashima ni bakeya. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ariko Dawidi warangije bivuga neza. Dawidi yavuze ino jambo, si uko yari yorohewe n'urugamba, si uko yari yorohewe n'intambara, si uko yari yorohewe n'ibibazo, si uko yari yorohewe n'ibimugerageza, ariko arangije avuga ngo ibihumeka byose nibishimire Uwiteka. Ibihumeka byose ndashaka kubwira ngo nawe urimo. Ibihumeka byose nanjye ndimo. Ibihumeka byose mwese murimo. Abadayimoni niba kukuhebesha ngo bakwereke ko ibyo ngo birarangiye, ngo bakwereke ngo urapfuye, ngo reka nkubwire, uracyafite amahirwe y'ubuzima kandi ufite amashimwe. Shimira Imana, shimira Imana iry'imbaraga yakoze. Niko Dawidi yaravuze ngo nimushimire Uwiteka iry'imbaraga yakoze. Reka mbabwire inshuti yanjye, hari iby'imbaraga Imana yakoze. Nubwo Satani akuzanira iby'Imana itari yakora, ariko ndashaka kubwira ngo usubije amaso inyuma ukareba usanga hari iby'imbaraga Imana yakoze. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Hari iby'imbaraga Imana yakoze. Reka nkubwire, Satani niye kugutera ubwoba, ahubwo mutsindishe iby'imbaraga Imana yakoze. Kandi reka nkubwire, iby'imbaraga Imana yakoze nibyo bigomba kuguhesha amahirwe yuko n'ibindi bisigaye Imana izabikora. Data twese naduhana umugisha mwinshi cyane. Mbifurije kugira intangiriro z'icyumweru nziza, mbifurije kugira intangiriro z'icyumweru z'amashimwe, mbi atokezo benefosi memoni. Mbifurije kugira intangiriro z'icyumweru z'ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mana zakari, Imana ikomeye cyane, Imana y'imbaraga nyinshi kandi Imana y'ubutware bwinshi. Ndimo gusenga Uwiteka nyir'ingabo, Imana tugushimiye
abo wagiriye neza, abo watabaye, abo warengeye. Iki cyumweru turabigushimiye, tugushimiye yuko Uwiteka Nyiringabo waturinze imyambi y'umubi. Satani si uko yifuzaga yuko twabaho, ariko Uwiteka Nyiringabo ngushimiye ko watuhagazeho. Ijambo ratubwira ngo ujye utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, hari ingabo nyinshi watanze. Iryo ni ishimwe tugushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana. Hari urugamba rwinshi wagiye uducishaho, ibyo ni ishimwe tugushimiye Uwiteka we. Nanone turagushimiye yuko Uwiteka Nyiringabo ukomeje umugambi wo kuturinda. Imana yo mwiyu tugereze kandi Mana nziza kandi Imana ikomeye cyane, ndi imbere yawe nyakubahwa uwera. Ndasenya imbaraga z'abadayimoni zituma abantu biganyira, shenya imbaraga z'abadayimoni zituma abantu barara birirwa mu maganya bakarara mu maganya. Shenya umwuka w'abadayimoni utuma abantu bacika intege mu buryo bwo kuwukorera. Mu izina rya Yesu ndica imbaraga zose z'umwanzi, ndasenya gukora kose k'umwanzi, ndareka imbaraga z'Imana ngo zikore imirimo itangaje kuri bene data. Mu izina rya Yesu urakoze cyane Kristo, urakoze kuba ko ukiye kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.